reka nkubaza akabazo nyangira amatsiko buri igituba cy'umukobwa n'icy'umugore biryoha kimwe niyo mpamvu nyine nakubwiraga ngo nyine itandukaniro riri mu gutanga igituba abagabo benshi bakunda igituba kinyara cyoroshye cyoroshye no kuvuga ngo ibyo byose ubifite no kugitanga urumva nyine biba ari sawa rye kwanza na n'igituba kitanyara biterwa nuko wakirongoye ako bava mbabara nkubaza akamatsiko igituba cyabo kikimeze gute kuko sinumva umukobwa umeze gutya ndumva ngize n'amatsiko yo kureba yo kumenya igituba cyawe buryo kimeze muri make wenda nimba warakoze sex ntabyo nzi igituba cyawe mbabara utubwira igituba cyawe kimeze gute guswera no kurongora ibyo bintu biba ari kimwe cyangwa hari guswera buri ukwako no kurongorwa biri ukwako kuko njya numva urubyiruko rw'iki gihe akenshi rukunze kubikoresha nyine ibyo ngibyo ngiye ko mbyumva ni ibintu wigisha bikuri mu mutwe baba barakurongoye cyane ukagenda umenya ibintu bitandukanye wowe nk'ibintu ukora nk'akazi kawe ubikura hehe ubimenya icyo nshaka kubabwa none nge sino kunswera gusa naranabyaye. Hello guys, inshuti bakunzi bakurikiye urw'imisozi igihumbi. Uyu ni wa mwanya twababwe tuzaye tubagezaho inkuru ndetse n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Reka mbanze ngusuze wowe uri mu Rwanda ndetse nawe uri hanze y'igihugu. Uraho neza. Nizere ko aho uri hose umeze neza, wamaze gukora subscribe ku rw'imisozi igihumbi. Nahandi rero wasanga amakuru yizewe, nahandi wasanga abana bameze neza, abakobwa b'ibisupusupu ngira ngo nawe urabibona. Cyokolo wala none cyana nabazaniye ahanga kiratwika mu mbabarire ntabwo nshaka umusore buzambwira ngo iki n'iki ngo rw'imisozi igihumbi ngo mujye mushyiraho nimero y'ibyo byana hoya mwe mubane nanjye mwibuke gukora subscribe mukurikira ibiganiro byacu byose binyura ku rw'imisozi igihumbi. Rero reka dutangiye ikiganiro cyacu nizere ko buri wese ahari yamaze gukora subscribe, like, share na comment. Aha rero nabazaniye umukobwa w'igitangaza. Ubu ndanjye ndumva mfite amashyushyu yo kumusuhuza walla ndi kumureba yamwenyura nkahita numva ngiye horo neza neza. Ntabwo nzi izina rye gusa nzi ko ari Rutwitsi ariko niyo nawe ndizi ntabwo ari ngombwa ngo ndibabwira ahubwo reka nangire mubahe abibwire ubundi dutangiye turye show ariko aho uri hose mbabarira tangira unyeganyege kuko hagiye gushya. Ikaze kuri urw'imisozi igihumbi. Yego turabasuje. Wadufasha ukibwira abakurikiye urw'imisozi igihumbi bakabasha kukumenya ese ko ndeba uri umukobwa w'ikizungerezi uri muntu ki? Njyewe nyine nitwa Vava. Abenshi baranzi navuga ko ndi umusitari. Banzi gukora bira biganiro nyine byigisha benshi njya numva bakunda kubyita ngo ni igishego. Rero bira nibyo nkora nigisha abagabo kurongora, nigisha nyine abagore gutanga igituba n'ibintu bisanzwe. Ndabizi benshi baranzi n'abatanzi nyine. Bazajye kuri channel yitwa Hahiye TV official bazabona ko ndi cyamamare. Alright, inshuti bakunzi rero bakurikiye urw'imisozi igihumbi hari akanavuze ariko nshaka kukamubaza. None Vava ko wumva ukora ibiganiro kandi numva ko byaba ari ingenzi kububatse ingo kubera iki wumva yuko ari igishego kandi ari ibintu bigomba gufasha abantu bose? Yego impamvu mvuga ko ari igishego nyine nyine hari nk'abantu babona nyine wenda mbikina cyangwa se mbivuga. Hari abantu nyine bumva ubivuga bakagufata ukutari bakagutekereza ukundi kuntu. Noneho hari n'umuntu nyine ukubona ubivuga kumva ko ari ibintu bitabaho. Ariko nje ikintu nshaka kubabwira nuko biriya nyine ni ibintu bisanzwe. Je nta kindi mbangamije no kwigisha. Arusha kumbona akavuga ati ura mukobwa ni krashika ni ndaya kwera nyine wenda ibyo mvuga. Buri muntu wese abifata uko abyumva ariko ngiye ku giti cyanjye kuko nanabikora nyine biriya ni ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu birenze mbangamije kwigisha ntabwo ndi ndaya ntabwo ncuruza. Alright, rero ikintu tutarimo turahuza nuko nzi neza ko bira biganiro mukora byagiye bigarura ingo nyinshi zagiye zisenyuka zigisha abagore n'abagabo kufatana neza. Sinibaza impamvu mu byita igishego. Rero abantu bakurikiye urw'imisozi igihumbi guhera uyu munsi nimba uzi ko ujya ukurikira bira biganiro byo kubaka ingo shaka ko izina ryitwa igishego mu bikuraho kuko ariya ni amasomo meza ashobora kudufasha. None Vava utubwiye yuko ugerageza kwigisha uburyo umugore agomba guha igituba umugabo. Ese nk'umugore wumva wahaye igituba umugabo neza
wumva akimuha gute nuwe buryo wavuga umugore yajyahamo umugabo igituba akumva ewana aramurongoye akimuhaye neza fresh kagikubita cyose agifite fo ibyo ni ibintu mpora nigisha ibyo ntabwo biri mu byanzinduye nyine ngo nze kwigisha uko bakirongora n'iki ahubwo wowe ushaka kubimenya wajya kuri channel yacu muramyigisha mbivuga buri munsi ageze nyine ushaka kubimenya nyine yajyaho yitwa Hahiye TV official azabibona ibiganiro byanjye byinshi niba utaranayijyaho uzayijyaho birebe rwose ngendigisha hari n'abantu benshi bajya banyandikira muri comment cyangwa se dure nko mu nzu bakavuga ati nyine bumva banshimira bavuga ati ingo zasenyutse warazigaruye sinari nzi kurongora narabimenye ubwo rero nyine we ushaka kubimenya cyangwa se ushaka kumenya ko barongora umugore nyine wajya kuri channel yacu kabireba none se mukobwa mwiza Vava mukobwa w'icyuki mukobwa w'ikinyange rwose umuntu ashobora kureba namuhage umukobwa wujuje uburanga wadufasha wenda tubwiye aho ngaho ibyo biganiro byigisha ingo ushobora kubikorera wamfasha gatoya basi dushonesheho gato utubwire muri makeya nago muvugisha amagambo menshi uburyo umugore aramo igituba umugabo niko kantu konyine nshaka kureba urumva nyine hari abagore nyine batazi gutanga nyine igituba ni nabyo nyine biba byanzinduye kugira ngo mbibikishe ko njye ntabwo mba nifuza ko ingo zasenyuka mba nshaka ko nyine zakomeza nyine gutanga igituba nyine neza nawe nyine urabyumva hari nk'abagore batanga igituba bameze nk'imirambo ukabona nimba nyine wenda bari nko ku murongo n'urugero ntazi kuba yabwira umugabo kuri posteri ntazi kuba nyine yabifiringa atake nyine igere ku mugabo ko nawe abikoze abishaka rero gutanga igituba neza nkuko mora nyine mbibabwira nyine ni kwa kundi mubanza gutegurana mwamara gutegurana nyine nimba muri kurongorana niyo mpamvu muravuga ku kintu cyo kwirekura buriya umuntu iyo yirekuye atanga igituba neza ni ukuvuga ngo iyo yirekuye niho avuga ati shiri tukure dogi style ubwo ni ugutanga ituru bita toki style yitwa dogi style dogi style bayiswera gute ubwo oya wimvugisha ibintu byinshi abantu benshi bari nakinyuma nyine kuvuga ngo nyine urunama cyangwa se gufata amano no gufata amano bivuge mu buryo buri wese yabyumva nyine iyo wirekuye niho utaka ukabifiringa hari abayiririmbira mbese gutanga igituba biri mu bintu byinshi ariko nyine wenda ubu ntabwo nabivuga ngo mbirangize ariko wenda babikunze ko nazabikomeza bazabyandike muri comment nyine nzagaruka noneho nanabibereka nanabibereka bitsende alright inshuti bakunzi bakurikiye urw'imisozi igihumbi nkomeze kubashishikariza cyane gukora subscribe like share and comment rero Vava atubwiye yuko umuntu uzashaka kumenya uburyo umugore agomba gutangamo igituba akoresheje ngo posteri bita dogi ngo nakinyuma ngo nako gufata amano ubwo umuntu wumva abikunze cyane afite amatwi yo kuzabibona yazatwandikira muri comment y'urw'imisozi igihumbi agasharinga cyane agasangiza abandi batabasha kubaka ingo zabo neza kugira ngo bibashe kugenda neza alright Vava nagira ngo nkubaze hari ibintu njya numva ngo igituba cy'umukobwa igituba cy'umugore igituba cy'umukobwa cyangwa cy'umugore bitandukanye hehe iyo bakirongoye ko nzi ko byose byitwa ibituba difference yo kubirongora ni yihe ese itandukaniro riri hagati y'igituba cy'umugore washatse umugabo n'icy'umukobwa ni irihe nje uko mbyumva nta tandukaniro riri nyine mu gituba cy'umukobwa n'icy'umugore ahubwo itandukaniro riri mu gutanga igituba kimwe nuko icyo nshaka kubwira ushaka kuba umugore ubimenyereye ariko akaba ari umukobwa utabimenyereye ariko akurusha gutanga igituba neza ubwo rero icyo nshaka kubwira itandukaniro riri mu gutanga igituba ubwo rero kumbwira ngo itandukaniro ngo ry'umukobwa ngo ry'igituba cy'umukobwa
n'igituba cy'umugore nje ndi kumva ntari bava nkuciyemo hagati reka nkubaza akabazo nyangira amatsiko buri igituba cy'umukobwa n'icy'umugore biryoha kimwe niyo mpamvu nyine nakubwiraga ngo nyine itandukaniro riri mu gutanga igituba ni ukuvuga ngo ubundi igituba cyose abagabo benshi bakunda igituba kinyara cyoroshye ni ukuvuga ngo ibyo byose uba bifite n'ufi no kugitanga urumva nyine biba ari sawa rye kwanza n'igituba kitanyara biterwa nuko wakirongoye ako bava mbabara nkubaza amatsiko igituba cyabo kikimeze gute kuko sinumva umukobwa umeze gutya ndumva ngize n'amatsiko yo kumenya igituba cyawe buryo kimeze muri make wenda nimba warakoze sex ntabyo nzi igituba cyawe mbabara utubwira igituba cyawe kimeze gute mise ngira amatsiko bite ndi kureba itako ryawe nareba mu maso hawe nkumva ngize amatsiko ndumva nabeyura hiyo kanzu wallahi mbabara utunyure muri make igituba cyawe wumva wiyaminiye gute wenda ngo tumenye ngo ubwiza ufite na hariya ni fresh cyandi isugi uri isugi gusa wabwirwa n'iki gutanga igituba bataraguswera vava ntabwo nyine ndabikora nuko mbizi basi iyo ukirebeye inyuma ubona kimeze gute ako icyo kibazo mbajije kiragoye ntabwo ndi bugusubize ayo makuru ndakwiye unase nkubaza ubwoko bwacyo basi urumva naba ngiye kwamamaza igituba cyanjye kandi ndi imbere ya kamera nyine kiri private uranyereka basi inyuma ndaza kwereka twava imbere ya kamera ari kuri yaminiye nushaka umbwire nanakumasurira Imana we umva mbabarira uze kuza kunkora ku gasho ewana tumasurira abana ntabwo umukobwa uri aho ngaho ndakekuzi no gucekinga ewana hamwe ushobora kuzunguriza umugabo ewana ikibuna gatatu atwaye imboro mu ntoki icyo bita kunyonga sibyo okay nshuti rero bakunzi bakurikiye urw'imisozi igihumbi turacyakomeje gutwika nta mwanya dufite wo guhagarara akazi karacyakomeje we icyo ngusa nukora subscribe like share and comment ku rw'imisozi igihumbi ubundi u Rwanda rwacu Rwanda rwa Gasabo tukarwubaka neza tuzana amakuru atandukanye y'ibyamamare y'urubyiruko ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye mwagiye mubona yuko tugenda tuzenguruka hirya no hino tubazanira amakuru atandukanye vava ni iki kintu wumva wabwira abagabo bajya bita ku bagore babo kuko abagabo benshi bakunze guca inyuma abagore babo sibyo bitwaje ngiki niki ni iyihe nama wagira abagabo baca inyuma abagore babo njyewe inama nagira abagabo baca inyuma abagore babo inama nabagira nuko nyine babanza nyine kwirekura kwirekura no kuvuga ngo niba umugore wataguhaza ataguha igituba neza nkuko bishaka cyangwa se ataguha igituba ngo unyurwe wumve uragihaza ntabwo umwanzuro ari ukumuca inyuma ntabwo inama nabagira ari iyo kumuca inyuma ahubwo njyewe inama nabagira nyine ugomba kwirekura ukicaza umugore wawe ukamuganiriza no kuvuga ngo nimba wenda n'urugendo bajya ahandi wenda bakaguha igituba neza ukumva uragihaze nyine bakagukorera ibintu bishyashya bitandukanye n'ibyo umugore wajya gukorera ntabwo namugira inama yo kuba nyine yagenanga kwamira aho ngaho abe yasenya urugo rwe kubera uwo muntu ahubwo njye inama nabagira nukuba nyine yaza ahubwo nawe akamubwira ryabanga akirekura akamwatisha njyewe umaze igihe utampa neza ariko nyine hari icyo nshaka kukubwira cyangwa se ukuntu twajya tubigenza ukampa igituba neza nkanyurwa urugo rwacu rutazasenyuka ni ukuvuga ngo rero niko kwicara nyine nyine ukamuganirira ukamubwira nimba baraguye positeri atazi ko muba muri n'umugore n'umugabo nyine mushaka wajya unabimubwira munabikora ko ntacyo muba mwikeka nyine murabana ni umugore n'umugabo aho numva byaba ari byiza cyane nuko yajya bimubwira nyine bari no kubikora akamubwira dukora iyi pozisiyo mbese bya bindi bishyashya byose yabonye nawe nyine akabibona iwawe rero hariya iyo ufite umugore wumva cyangwa se ufata vuba hariya ndakeka utakongera kumucunga vava niyo yaba yumva cyangwa ntiyumve kwigisha n'uguhozo ntabwo umuntu yigisha rimwe ngo birangire gusa hari akantu njya nibaza ese vava hari ibintu njya numva nkumva ngo
ngo yariye umwana, ngo yasweye umwana, ngo kurya umwana, kwibogekanya umwana. Izo mvugo abantu bakunda kuzikoresha. Guswera no kurongora ibyo bintu biba ari kimwe, cyangwa hari guswera buri ukwako no kurongorwa biri ukwako. Kuko njya numva urubyiruko rw'iki gihe akenshi rukunze kubikoresha. Nyine ibyo ngibyo ngiye ko mbyumva wabivuga uko ushaka. Okay, hoya wibiseka nabirenze, ariko icyo nashakaga kumva nashaka kumva nimba nyine imvugo ari imwe. Yego Nshuti bakunze turacyari ku misozi igihumbi. Yego nyine wenda ntabwo bivugitse kimwe ariko bisobanura ikintu kimwe. Cyakora hahiye bava ndagira ngo mbansabire abadukurikiye urw'imisozi igihumbi, mbabarira uze kubamera agashow, uze kubanyerekera uburyo umugore agomba kunyongera umugabo mu gihe ari kumuha igituba akimuhera inyuma cyangwa imbere. Sibyo, ndakeka ibintu mwigisha ntago ari numukora mu mitwe gusa, ahubwo ni ibintu mwaragiye kwigira, kuko ari umuntu twigize kubiganira mbwa ko mubanza kubyiga, mufata amakuru mu bihugu byo hanze ndetse mukanatega n'indege mukajyayo. Ibyo bintu byabari kuri buri mwese cya buri wese agira uko akora akazi ke, ni ibintu wigisha bikuri mu mutwe, baba barakurongoye cyane ukagenda umenya ibintu bitandukanye. Wowe nk'ibintu ukora nk'akazi kawe ubikura hehe, ubimenya uti? Nanjye nagiye kubyiga. Narabyize mbifitemo experience. Ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ngo bandongoye cyane ngo hanyuma ngo nagiye ngo nyine ngo mbona ibintu byinshi. Narabyize, ari na mpamvu nayerekare mbabwira yuko kuba nkora bino bintu cyangwa se mbivuga ntabwo bivuze ko ari uko mbikora cyane, simvuze ko nabikora, ariko nanone ntabwo ariko kazi kanjye. Urabikora kandi atubwiye kuri isugi vava. Ushatse kuvuga iki kuvuze ngo simvuze ko ntabikora? Wambwiye kuri isugi kagipfundike ndetse n'uwashyiramo agahera katajyamo. None urambwiye ngo simvuze ko ntabikora, none ubwo ahubwo avuga uti ndabikora gakeya ariko si cyane. Sibyo vava, tubwizanye ukuri, uri umukobwa mugenzi wanjye. Yego sorry nyine wenda kara ko kuba nafite isugi naringize nyine kanciyeho. Nubwo narinzi ko wakiteyeho cyane nyine, ahubwo cameraman yaracyashyizeho kamera makuru oya ntabirenze. Ubusara umuntu nta mwana wagira imyaka 19 na 20 bataramuswera bava. Icyo nshaka kubabwa none nge sino kumuswera gusa naranabyaye. Uri umumama. Ndi female. It's okay. Ubwo rero anaryoshye cyane njya numva ngo abagabo bakunda ngo abantu babyayeho ngo bakubita ku mudidizo ngo bakameneka fresh. Hariya nyine urumva. Alright, inshuti bakunzi bakurikiye urw'imisozi igihumbi, rero uyu ni umutumirwa nabazaniye. Nakomeje kubabwira cyane yuko tuzaya tugenda tubagezaho ibintu byinshi kandi byiza bitandukanye. Reka ngarukira aha ngaha, tuzakomeze mu kiganiro cy'ubutaha. Icyo twabasaba nuko mwajya mutuzanira ibyifuzo mukabishyira muri comment, ariko mukaba byiza cyane kurusha ibindi mukoze share kugira ngo urw'imisozi igihumbi n'abatarabasha kwimenya bose bayimenye. Ariko mbere na mbere mbanze nsuhuze umuntu umwogoshi wa nyawe ariwe twita Juma Style, twasanga kuri Instagram. Juma Style ni umuhungu w'icyamamare muzi cyane, ahantu henshi akorera ku gisimenti. Nimba uri umustar, nimba wumva wiyaminiya my friend, na ahantu haba hari ibyamamare gusa. Nimba ushaka kuzamuka ugakandagiza ikirenge mu cy'abastari, ndumva wajya umusanga aho ngaho. Contact ye turaza kuyishyira kuri YouTube channel, mwazajya muyisangaho. Umuntu wese wumva ashaka gutwika, umuntu wese wumva ashaka kubonana n'icyamamare, agasanga Juma Style kuri Instagram ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Twese turamuzi cyane. Rero vava nagira ngo ugire icyo ubwira abakurikiye urw'imisozi igihumbi, ubundi dusoze noneho hanyuma ubakorere ka kantu ko kugenda ubazunguriza ikibuno, kuko nabonye uri umukobwa mwiza cyane uteye neza, ntago natuma ubwo bwiza ubuherana utabanje kubibereka. Icyo nabwira abadukurikiye cyangwa se abafana bacu niko nabyita. Urumva turi kuvuga ku kintu nyine ibyo wakunze kwibandaho, ibyo mbashije cyane ngo abagabo ngo badacinyimanga abagore babo, uko batanga neza igituba. Njewe rero inama nshaka kubagira cyangwa se icyo nababwira, ntimukajye muca inyuma abagore banyu. Mwumvise ibanga, namwe mwabagore mwe, namwe nyine mujye mumenya gutanga igituba, bizagenda neza
nk'uko mpora mbivuga. Nshuti bakunzi bakurikiye urw'imisozi igihumbi, ni twebwe twari tubazaniye uno mutumirwa tugira ngo mujye mukurikira ibiganiro byose tunyuzaho, tujye tubasha gukurikira buri kimwe cyose kigiye gicaho, ndetse nunageraho ari ubwa mbere ntugasige udakoze subscribe. Abagore n'abagabo mwese mwabashije kubyumva, umugabo icyo agomba gukora nuko agomba kujya ategura umugore mbere yuko bakora akabariro. Abagore nawe mwumvishe yuko mugomba kuzajya muhigituba abagabo banyu mwirekuye, ndetse byaba ngombwa mugakora ishoboka byose. Ntago ari ngombwa ngo umugabo ngo ujye umuhigituba muri poster imwe, biba byiza iyo ugiye umuhindura umucangisha irange ewana, ku buryo aho umugabo yakubise ejo ataba ariho azongera agakubita ejo bundi. Ni ikiganiro twari turimo rero cyari icyo ngicyo cyo kuganiriza abagore n'abagabo kugira ngo bajye babasha kumenya uburyo bagomba kubaka ingo zabo. Kandi turabizi neza yuko mu kubaka ingo akenshi nimba umugore yaravuye iwabo nta kindi cyo kimuzanye uretse guha igituba umugabo, ugomba rero kukimuha ewana, akaba ari byo kintu ugira akazi mbere ya byose. Reka tugarukira aha ngaha, naho ubutaha Imana ikomeze ibane namwe muri byose. Tubafitiye ibyiza byinshi, cyo nagushishikariza nuko utagomba gucikwa. Ciao ciao.